Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo mumara natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Abantu bakunda korali Ambassador of the Christ yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, biragoye ko baba batazi Sarah Sanyu urimba muri korali. Korali Ambassador of the Christ ni korali yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Sarah Sanyu urimba muri korali. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, icyo nagusaba ni uko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, uyumvemo ikaze. Sarah Sanyu amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwera Sarah. Izina Sanyu avuga ko ari izina yahawe n'ababyeyi be kuko iri zina risobanura ibyishimo kandi rikaba riri mu rurimi rw'Ikigande. Sarah Sanyu yavutse ku itariki ya 18 Gashyantare mu mwaka w'1947, akaba yaravukiye mu gihugu cya Uganda aho umuryango we wabaga. Sarah Sanyu yavukiye mu muryango w'abana batanu, akaba ari umukobwa wenyine muri uwo muryango. Sarah Sanyu yakuriye mu muryango w'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, abi bikaba nabyo byamufashije kugira ngo akure akunda kuririmba. Mu mwaka w'1995 nibwo umuryango we waje mu Rwanda ujya gutura mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Aha ni naho yize amashuri abanza kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatandatu. Nyuma yo gusoza amashuri abanza yese ajya kwiga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye kuri APAD mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Nyuma yo gusoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yese ajya kwiga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango kuri College Gitwe ibijyanye n'icungamari cyangwa se accounting. Iri shuri yari agiye kwigaho ni ishuri ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, aho yasoreje kuri iri shuri mu mwaka w'2008. Sarah Sanyu yakuriye mu muryango w'abaririmbyi kuko basaza be babiri barimbaga muri korali Ambassador. Gukurira mu muryango w'abaririmbyi byatumye akura akunda kuririmba ku buryo yakoraga urugendo ruva mu ntara y'Iburasirazuba akajya mu mujyi wa Kigali gukora repetition muri korali Ambassador. Gusa nubwo yakoraga izi repetition yaririmbaga muri vacances kuko yatangiye kuririmba muri korali akiri umunyeshuri. Gusa nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye nibwo yatangiye kugaragara cyane muri korali kuko yabaga ari mu murongo w'imbere mu baririmbyi b'ikorali. Yabaye umwe mu bamenyekanye cyane muri korali imaze gushinga imizi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, cyane cyane ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Kubera indirimbo nyinshi za korali Ambassador yagaragayemo, ari we uziyoboye ndetse n'ijwi rye ryiza ryumvikana cyane. Mu ndirimbo yagaragayemo zakunzwe zirimo Birakwiye Gushima, Yesu Niwe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Iyi korali Ambassador ni korali ubundi yavutse mu mwaka w'1996, ikaba imaze guhimba indirimbo zirenga 120. Iyi korali ifite alubumu z'amashusho zirenga 13. Gusa kenshi iyo uvuze iyi korali hari abantu benshi bahita bibuka mu mwaka w'2011 ubwo iyi korali ya Ambassador of the Christ yakoraga impanuka ubwo yari mu rugendo rw'ivugabutumwa ivuye mu gihugu cya Tanzania. Iyo manuka yabaye ku itariki ya 9 Gicurasi mu mwaka w'2011. Iyi manuka ikaba yari hitanye abaririmbyi bayo ndetse abandi bagakomereka. Mu mwaka w'2020 Sarah Sanyu yatangiye gukora indirimbo ku giti cye zo kuramya no guhimbaza Imana, aho kuva yatangira kuririmba ku giti cye yakoze indirimbo zitandukanye zagiye zikundwa n'abatari bake. Muri izo ndirimbo twavuga Umunsi Mushya, Mwana Wanjye, iyi ndirimbo akaba yaririmbiye umwana we w'imfura, Mwana w'Umuntu, Omora, Natashida ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ashobora kuzasohora mu gihe kiri imbere. Nubwo yatangiye kuririmba ku giti cye, ntabwo yaretse kuririmba muri iyi korali Ambassador of the Christ. Gusa nyuma yo gutangira gukora indirimbo ku giti cye, yitabiriye ibitaramo bitandukanye nk'igitaramo yakoreye mu gihugu cya Uganda mu kwezi kwa Werurwe mu mwaka w'2024, aho yari yatumiwe na korali yo mu murwa mukuru wa Uganda Kampala yitwa Vision Choir, imwe muri korali zikomeye muri icyo gihugu cya Uganda. Mu buzima busanzwe Sarah Sanyu arubatse, afite umugabo n'abana babiri kuko yashyingiranywe na Kayumba Aime, aho basezeranye kubana akaramata ku itariki ya 29 Nyakanga mu mwaka wa 2018. Nyuma y'umwaka bari bamaze bakundana. Ubukwe bwabo bwabereye kuri Kigali English Church Kibagabaga. Ibirori bikomereza muri Romantic Garden mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo, aha akaba ari mu mujyi wa Kigali. Utuntu n'utundi kuri Sarah Sanyu ni uko avuga ko ikintu atinya ari iherezo rye. Gusa ikintu cyamushimishije avuga ko ari ukubyara umwana w'imfura ndetse no kumva umwana wamwisema. Mu magambo make twavuga ko kuba umubyeyi ari ibintu byamushimishije cyane. Gusa mu buzima turishima tukanababara.
Sarah Sanyu avuga ko ikintu cyamubabaje ari impanuka y'imodoka yabaye ku baririmbyi ba korali Ambassador of the Christ mu mwaka wa 2011 nk'uko twabivuze haruguru. Gusa iyi mpanuka akaba ari umwe mu bayirokotse. Ibi mu byamubabaje byongeraho kuba yarabuze ababyeyi akiri muto. Sarah Sanyu avuga ko yakuranye inzozi zo kuzaba muganga cyangwa akazakora muri banki, gusa kubera ko agira ubwoba byatumye atiga ubuganga. Gusa kuri ubu akora mu bijyanye no kubara amafaranga. Urumva ko ibijyanye no gukora muri banki byo yabashije kuba yabikabye. Avuga ko atazigera areka kuririmba indirimbo za gospel, kandi akavuga ko umurongo wo muri Bibiliya akunda ari umurongo uvuga ngo imirimo yawe Mana. Sarah Sanyu ni umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi nk'uko bigaragara iyo usuye imbuga nkoranyambaga ze. Uwera Sarah Sanyu ni umwe mu bantu bakomeye mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku munota wa mbere kugera kwa nyuma. Icyo nagusaba, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro mugari wa Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Kamubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza.